Ikaze tunarebera hamwe ibintu nka bitanu bifasha abana b'inkwavu bavuka gukura neza ndetse bikagabanya ikibazo cyo gupfisha abana b'inkwavu bavuka. Mbese ibi bintu uko ari bibiri, gukuza abana b'inkwavu vuba no gukemura ikibazo cyo gupfisha abana b'inkwavu. Ubwo ushaka kubikemura mu bworozi bwawe, ukeneye gukurikirana ibi bintu uko ari bitanu ngiye kuvuga uko bigenda bikurikirana. Ndetse tudatinze, ikintu cya mbere, mbere na mbere ita kuri nyina yabyaye. Aha ngaha inyagazi yawe niba yabyaye, ukeneye niba ushaka ko abo bana babo bakura neza b'inkwavu zavutse, ukeneye kwita kuri nyina neza. Ubwo aha ngaha mvuga kuba wazigaburira neza ubwatsi burimo vitamine, buno bwatsi bwiza cyane bumwe bahinga cyangwa se na bano babona ibiryo byo mu nkanda, biba ari ikintu cyiza cyane. Ariko nyuma na nyuma ntiwibagirwe no kuruha amazi ahagije ndetse meza. Ibi bintu nubikora nta kabuza urukwavu rwawe uzaba uruhaye ikintu cy'ibanze cyo kugira ngo ba bana rwabyaye bagende neza, bamere neza, bakure neza nk'uko nawe ubishaka. Ndizera neza ko ni ikintu ugomba kubanza wakemura mu bworozi bwawe, niba ushaka ko abana b'inkwavu bavutse bakura ndetse bikarinda n'impfu za hato na hato mu gukura kwabo. Ku mwanya wa kabiri, kuzonsa bihagije. Aha ngaha ubwo uzaba umaze kwita kuri iki kintu cya mbere, kugaburira no kwita ku rukwavu rwawe rwabyaye kugira ngo rubone amata yo konsa, noneho ku mwanya wa kabiri uzahita wonsa izo nkwavu zavutse bihagije. Aha ngaha ni ukuzonsa mu gitondo na nimugoroba, biba bihagije. Ariko aha ngaha ukita neza ko nyine uzaba wasitandukanyije abana na nyina, wabatandukanyije ufite bogisi yo ku ruhande yo gushyiramo abana. Noneho adeni kuzonsa bihagije mvuga ni uko ugomba kuzirekeraho umwanya runaka kugira ngo ubone ko zahaze. Buriya inkwavu zavutse, ndavuga abo bana, mu minsi ingahe ziba zitaramera amoya. Aha ngaha muri iyo minsi rero ku nda biba bigaragara neza ko harimo amata cyangwa se ntayarimo. Ugomba kubicunga neza mu gihe uri kongereza, ukareba ko zahaze. Ikindi, ubwazo zinahaze zikuraho. Ibyo byose uba ugomba kubigenzura kugira ngo bigufashe kumenya neza ko abana bawe bonse neza. Ibi nubikemura nabyo bizaba ari indi ntambwe uzaba uteye kugira ngo abana bawe b'inkwavu bakure vuba ndetse cya kibazo cyo gupfisha ube ugikemuye nacyo. Ndizera neza ko nacyo kizaba gisobanutse. Umwanya wa gatatu, kuzishyira ahantu hashyushye. Ariko numvaga twazakora ikiganiro cy'uburyo ugomba kwita ku bana bavutse kugira ngo batagira ikibazo. Ubwo mubushaka ni ugukanda subscribe no kwandika hasi muri comment ngo kwita ku bana bavutse, tukabikora. Dukomeze n'ibi bintu bifasha abana b'inkwavu bavutse gukura neza. Aha ku mwanya wa gatatu twari tuvuze kuzishyira ahantu hashyushye, ubwo aha ngaha ni ba bana turi kuvuga bavutse. Aha ngaha uba ugomba no kuba wazitandukanyije hamwe na nyina. Ubwo abana na nyina ugomba kuba wabatandukanyije, ufite bogisi ku ruhande yo gushyiramo abo bana bavutse kugira ngo umenye n'uburyo ku mwanya wa kabiri urazonsa neza. Aha ngaha ukamenya ko nyine iyo bogisi ishyushye, kuko abana b'inkwavu batoya ntabwo bazi kwihanganira ubukonje. Ibi bizagufasha kutabatakaza, ndavuga kubapfisha. Ikindi, bifashe gukura neza kuko ubuzima bwabo uzaba wabutabaye butakiri mu kangaratete, bumeze neza. Aho ngaho nibwo zizakura neza. Ku mwanya wa kane, kudazitinza muri bogisi washyizemo. Abo bana uba washyize muri bogisi watandukanyije na nyina, uba ugomba kumenya neza ko nabo badatindamo. Mbese nyuma y'icyumweru kimwe biba bihagije kuba wazikuramo. Impamvu uba ugomba kubikora, buriya aho ngaho ziba urumva ni muri bogisi ahantu hashashe, urumva ko ziba zihanyara ndetse zihanya. Ibyo ngibyo bikaba byatuma zihura n'umwanda zikarwara uburwayi bugiye butandukanye. Urumva ko uba ugomba kuzikuramo nyuma y'icyumweru kuko ziba zamaze no kumenya bwa bwoya turi kuvuga, kugira ngo zimenyere nazo kurya hamwe na nyina. Ukibuka ko no muri ya minsi y'icyumweru bya mbere aho ngaho ziba muri bogisi ugomba kuzihindurira za bisaso kugira ngo zidahura n'umwanda ukabije ugasanga zirapfuye. Aha ngaha iki kintu nugikora neza nabyo bizaba ari indi ntambwe yo kugira ngo zikure neza ndetse zitahuye n'ikibazo cyo gupfa. Urumva ko aya ni amwe no mu makosa abantu nyine bari batazi, baba bagomba no gukosora. Ukamenya igihe cya nyacyo cyo kuzikuramo kugira ngo zitagiriramo ikibazo. Ibi nabyo ndizera ko ugomba kuba wabyitayeho nk'umworozi wese kugira ngo inkwavu zawe zikure neza, abo bana bawe kugira ngo bakure neza kandi ntibahure n'ikibazo cyo gupfa. Ubwo ibi byose twavuze uzaba umaze kubikora, uzaba usigaje iki kintu cya gatanu nacyo tugiye kuvuga, tugiye no gusorezaho.
kuzikingira ku gihe. Ubwo umaze kuzikura muri ya box zikamara nk'amezi 2, uba ugomba guhita uzikingira. Aha ngaha nyine ugomba kuba warazigaburiye neza, ukazirinda nyine kurwaragurika. Ibi ngibi bizahita bizifasha kuba nazo zahita zikura neza mu buryo ubona neza ko nyine nabwo bubangutse. Aha ngaha kuzikingira bizazirinda indwara zimwe na zimwe, bizazifasha n'ubundi kurya neza no kutarwaragurika. Usange bwa bworozi bwawe buragutse bufite icyizere ko buzatanga umusaruro, zikure neza kandi zinabyibuhe. Ibi ngibi ibintu uko ari 5 tuvuze nubikosora neza uri umworozi mu bworozi bwawe. Ndizera ko kwa gukuza inkwavu vuba bitazaba bikiri ikibazo kuri wowe, cyangwa se ngo cya kibazo cya hato na hato inkwavu zawe zapfuye ngo zikiri abana. Ibi ngibi uzaba utandukanye nabyo. Nizere neza ko iyi video yagize ikintu ibasigira. Niba hari icyo ukuyemo ukakanda subscribe, niba utarayikanze ukande na like kuri ino video, then ubwo njyewe tuzasubira mu bindi biganiro bizakurikira.